Muri video nge kukwereka AI tools zishobora kugufasha mu bintu bitandukanye cyane. AI tools zigufasha abantu mu bintu bitandukanye cyane. Reka nkwereke. AI tools zishobora kugufasha mu kwiga cyangwa se kubona ibintu bitandukanye cyane no kuongera ubumenyi mu gihe cyawe cyangwa se no kongera productivity mu gihe cyawe. So nukuvuga ngo AI tools zigufasha abantu mu bintu bitandukanye cyane. Noneho mu video nge kukwereka AI tools nziza cyane kandi zishobora kugufasha mu gihe cyawe kandi zigakora umunsi wawe mwiza cyane. Ese wari watekerezaho business ushobora gutangira, noneho ukumva iyi business nayikunze cyane gusa ukabura logo? Nico Luka ibereho. Luka ni AI tools gufasha gukora logo yawe ikayikora neza. So ni gute noneho Luka ikora? Nukuvuga ngo Luka iragufasha gukora logo yawe ikayikora neza kandi ikagufasha mu ibyo bintu. So reka nkwereke ukuntu bikora. Luka ifite designs nyinshi za logo kandi ikagufasha kuyikora. Nukuvuga ngo wowe icyo urakora urashamo izina rya company yawe, noneho bahereze n'ibintu bitandukanye cyane byerekeye company yawe, noneho irakuzanira logo nziza cyane. Nkuko uri kubona hano hariho designs zakoze kandi nziza cyane. Ndakeka ko niba uri gutangira company ushaka logo, Luka ishobora kugufasha. So ihe amahirwe urebe ukuntu iragusurprisinga. So ese wari wagenda kuri social medias, ukajya kuri email, ukajya kuri YouTube, ukajya aho washaka hose kuri telefone yawe cyangwa se kuri computer yawe, noneho nyuma ukibagirwa icyo wakoze kuri computer yawe. Okay, nico rewind ibereyo. Nuvuga ngo rewind igufasha mu ibyo bintu. So rewind ni AI tool igufasha gutrackinga icyo wakoreye kuri computer yawe cyangwa se kuri telefone yawe. Gusa nago nzi niba iri kuri telefone gusa iri kuri computer. So reka nkwereke. So iyo ugiye kuri social medias cyangwa se kuri katuvuga uri kureba YouTube, uri kusendinga emails, uri kwandika message, gusa ukibagirwa akantu kamwe, uragenda muri history ukareba ugacheckinga, ibyo byose bitwara umwana. Gusa rewind ifata video y'ikintu uri gukorera kuri internet, noneho wewe ukagenda niba wibagiwe ikintu just ukajyaho, noneho ikakwereka ibyo wagiye ukora kuri internet. Uri kureba ko rewind ari nziza cyane kandi yagufasha. So indi tool ya gatatu bayita Dale. Dale ni AI tool igufasha nko gukora nyine images zitandukanye cyane. So katuvuga wenda ushaka gukora images izitangaje cyane, katuvuga wenda Kigali muri future. So katuvuga wenda ushaka gukora katuvuga u Rwanda muri future, ushaka just kureba ifoto, noneho ugakora iki ukayireba. So ibyo wanditse ikabikoramo ifoto, noneho Dale nibyo ikora. So katuvuga wenda ushaka kwandika Kigali in future nkuko nabikubwiye, just wandika Kigali futuristic, noneho ako kanya irakuzanira Kigali mu myaka iri kuza. Ibyo wanditse nibyo irakuzanira muri foto, ushobora kuyihama ibwe nayo ukareba. So nukuvuga ngo iyo ni iyi foto. Okay, indi program cyangwa se AI tool bayita ChatGPT. ChatGPT imaze gutwara abantu kandi imaze kumfasha cyane nanje kuko nyikoresha nanje nkuko uri kubona. Nukuvuga ngo ChatGPT imaze gufasha cyane kandi cyane. So reka nkwereke. So ChatGPT ni AI tool, nukuvuga ngo ni nk'umuntu uganira nawe, ubaza ibibazo ushaka, just ubaza ikibazo ushaka ChatGPT. So nukuvuga ngo weho uracandikira katugenda president wa America ninde ico of course kiroroshe, ChatGPT irakigusubiza. Mbega nukubaza ikibazo icyo ushaka cyose, noneho ChatGPT ikigusubiza. Gusa hari ibintu idashobora gusubiza, gusa bimwe na bimwe irabisubiza cyane. Mbega iramfasha cyane. So gukora research nanje iyo ndi gukora video nyikoresha, iyo ndi gukora research. So yihema yubwe nayo urebe niba iragufasha ChatGPT. So noneho nko kuri kwibona ya gatanu bayita watermark remover. Ese wari wafata image cyangwa se ifoto kuri internet, none ukareba kakantu kaba kari imbere ya iyi foto cyangwa se badge iri hano, none ukareba kakanu ndagakoraho gute, nugatangira kujya muri edit n'ibyo bintu byose. Okay, watermark remover nico ibereho. So nukuvuga ngo watermark remover iragufasha ibyo bintu byose nkuko nabikubwiye. So nukuvuga ngo niba wafashe iyo foto ifite ako kantu imbere, just ishireho ya uploading kuri watermark remover. Izo link zose ndashira hasi muri description, just urebe, ndashira ku murongo, noneho ugende hasi ya video uzirebe. So nukuvuga ngo numara gushiraho iyo foto, noneho icyo urakora urakireka upload, noneho ako kanya
urareba magic ibaye. Ni kuvuga ngo ako kanya iyo watermark iraba yagiye, kandi icyo nakubwira nuko ari ubuntu. So urikureba ko watermark remover nayo ishobora kugufasha. So nkuko uri kubona nayo ni nziza cyane. Iya gatandatu bayita DID. So DID ni website cyangwa se ni AI tool igufasha gukora video utiyeretse. Ni kuvuga ngo just ikoresha faces ifite. So katubwenda ushaka gukora video gusa na gushaka kwerekana face yawe cyangwa se isura yawe, ico DID ibereyeho ni kuvuga ngo ifite isura. Just icyo urakora ushobora gushiramo ijwi ryawe, okay, cyangwa se ugakoresha text cyangwa se ni kuvuga ngo kwandika, noneho DID igakora video ikoresheje amagambo wayihaye. So katubwenda ushaka gukora video yerekeye buri kintu cyose ushaka, noneho just urandika, okay, noneho DID irakora irafata ayo magambo wanditse ikuremo ijwi, noneho ifate wa muntu cyangwa se face ifate wa muntu imushire kuri screen, noneho avuge ya magambo wayihaye. Uri kubona ko DID nayo ni nziza cyane, ushobora kuyihereza amahirwe kandi ndaceka ko urayikunda. DID abantu benshi batangiye kwikunda. So ucekinge izi tool zose ndiko kuhereza, urebe tool wakunze cyangwa se AI tool wakunze, umbwire muri comment. Noneho niba ushaka ko nyivugaho amagambo arambuye cyane umbwire nabwo muri comment, noneho mbakorera video yerekeye ibyo bintu. So tool ya karindwi na yindi bayita agasobanuye 250.net, cyangwa se jya kuri Google wandike agasobanuye 250. So urareba iyo website. Nukuvuga ngo iyo website ifite movies zidashirayo. Iyo website nicyo gituma nyishira ku icyano cyane iyo ndi kuvuga website zitandukanye cyane ushobora gukoresha. So nukuvuga ngo iyo website ni kataraboneka. No kuvuga ngo iyo website niyo nakubwira ko ukwiye kugenda ukareba movies zitandukanye kandi zidashirayo, nka Wakanda Forever, nka Black Panther, izo zose barazifite, Black Adam barazifite, izo zose ukwiye kugenda ukazireba kandi zije vuba ha. So ukwiye kugenda ukazireba. Okay, iyo website nshobora kukubwira ko ukwiye kugenda ukagira ute ukayireba. Link ndashira hano aho uri kureba. Okay, so genda uzirebe. So noneho dufite website y'umunane cyangwa si nikuvuga ngo AI tool y'umunane bayita Reface. Okay, Reface ni AI tool igufasha gukora video ukoresheje ifoto y'undi muntu. Katubwenda ufite ifoto kandi iyo foto iriho umuntu kandi uwo muntu afite isura wakunze, ushobora gukoresha no mu video. Okay, so Reface cyangwa se face swap videos ishobora kugufasha noneho gukora iki, gufata iyo face cyangwa se iyo sura ukayishira muri video. Just icyo urakora voice cyangwa se ijwi rya video yawe, noneho uyishireho, noneho ufate iyo face uyishireho, nukuvuga ngo cyangwa se iyo foto ufite muri telefone cyangwa se muri computer uyishireho. Numara kuyishiraho ako kanya urareba magic abaye. Nukuvuga ngo ako kanya iyo face iraba ihindutse video, kandi ushobora gushiraho ni foto yawe, noneho uwo muntu mbega agahinduka weho gusa abaye nk'iyo foto mbega washizeho. Just ihema yigwe urebe ukuntu irabikora, nyandikire muri comment ukuntu wabibonye. Okay, so Reface cyangwa se face swap videos ishobora kugufasha nayo. So yanyuma cyangwa se yanyuma nkuko nabikubwiye niyo kandi nziza cyane, niyo fite kuri list bayita Resume. So Resume ni AI tool ishobora kugufasha niba uri gushaka akazi, ishobora kugufasha kwandika CV cyangwa se resume. So nukuvuga ngo iyo igufasha mu bintu bitandukanye cyane nko gushaka akazi cyangwa se niba ufite CV niba uyizi, ndabizi ko abantu benshi bayizi. Nukuvuga ngo iyo igufasha kwandika CV kandi byoroshe cyane. Just uyihereza information, ushiramo information zawe, noneho ikabishira ku murongo kandi bikagenda neza. So igerageza kuri resume nayo urebe niba ushobora kugira ute kuyikunda, ihema yigwe nayo urebe. So nizo AI tools 10 nari mbafitiye, ndakeka ko ufitemo imwe cyangwa se ebyiri, eshatu, enye, urambira muri comment noneho wakunze mbasubize. Kandi icyo nakubwira nuko zimwe muzo ushobora kwishura gusa, nyinshi muzo ni ubuntu.
So kora subscribe please, noneho reka tubonane mu video y'utaha, nziko urayikunda nayo, ndi gukora project nini, so making sure ko ukora subscribe udacikwa ni video iri kuza, kuko nge kubereka uburyo ushobora gukorera amafaranga, maze igihe natari gukora video yereke ibyo bintu, kuko ndi gukora research, big research ishobora kukwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga kandi byoroshye cyane. So gerageza ukore subscribe kugira ngo ube kuri update, uba wa mbere kubona video. So reka tubonane mu video y'utaha. Ciao ciao.